Yesu ashimwe cyane bene data, uno munsi wa 14 w'amasengesho wo kuba imbere y'Imana. Turashimira Imana ikomeje kubana natwe, dushimira ukuboko kwayo kwiza kw'iburyo gukomeje kuhaba. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ni umunsi wo gusoza icyiciro cya mbere cyo gusenga, tubamenyesha ko umunsi w'ejo tuzatangira gusengera umwaka wa 2022. Gusaba Imana kugira ngo ukuboko kwayo kwiza kw'iburyo kuzabane natwe, ari nako tubingingira kwezwa, kuko Imana ishaka ko umuntu wese muri twe yezwa. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ndabizi ko turi mu bihe bikomeye kandi abantu benshi bafite ibyifuzo bitandukanye, aba ari byo twakira, yaba ari n'ibindi byinshi mwicecekeye, kandi abantu benshi nanone batizera yuko Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dusengera. Ariko ndagira ngo utangarize yuko Imana iri kumwe natwe kandi irimo kumva gusenga kwacu, izasubiza amasengesho yacu. Niyo mpamvu nkubwira ngo ngwino tubane muri ibihe byo gusenga, naho yaba ari wowe gusa cyangwa se n'abandi bantu babiri, ariko tugafatanya tugasenga, tugasengera igihugu, tugasengera itorero, tugasengera abarwayi, tugasengera ibyifuzo bitandukanye. Imana nitwumva izasubiza. Biranashoboka ko ushobora kuzatwumva ibihe byararangiye, kubera ko uburyo turi gukoresha ni uburyo buzatuma igihe cyose, ibihe byose, iyi sisitemu ya YouTube izaba ikiriho, abantu bazaba bagishobora kumva uko abantu bumvaga ijambo ry'Imana, kumva uko abantu b'Imana basengaga, ibyifuzo basengeraga. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi rero turi mu butumwa bw'isi uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere, umurongo wa 18, turasoreza ku murongo wa 25. Reka dusenge tuganire aya magambo y'Imana. Nyagasani Mana, twicishije bugufi imbere y'amaso yawe, ni wowe duhungiraho ko bukeye n'uko bwije, uri Imana yacu bwite. Turagushimira ibihe byiza tugirira imbere yawe. Kuri uyu munsi turakwinginze nabwo ngo ubane natwe, utwigishe, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Umwuka wawe wera tuyobore, kandi umwuka wawe wera atume abantu bumva ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubutumwa bw'isi uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere, umurongo wa 18, haranditse ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo wa Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ariwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanuweli. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Imana itugire neza cyane. Turi imbere y'Imana isumba byose, izi imitima yacu, idukunda, ituba hafi, haba ku manywa haba na nijoro, kandi Imana ikunda abayikunda bakitondera amategeko yayo. Izina ryawe nirishimwe. Turi kwinginga Imana muri ibi bihe bibanziriza Noheli, kugira ngo twinjire mu minsi mikuru, ariko noneho tunitegura ukuboko kwiza kw'Imana. Ndabingingira rero kubana natwe muri ibi bihe, muri ibihe byo gusenga, kuko ni ibihe nzi neza ko Imana izaduheramo umugisha, kandi tuzaboneramo ukuboko kw'Imana gukomeye. Dusomye rero ijambo hano rivuga hagati y'uko Mariya abwiwe ko azabyara umwana w'umuhungu, ukajya gusura Elizabeth kugeza igihe Elizabeth abyariye Yohana. Hagati aho ngaho hakurikiyeho iki? Inda yarakuze. Birumvikana, inda yarakuze, inda imaze gukura, biramenyekana, biragaragara. Birumvikana aho yari atuye byaramenyekanye, biragaragara. Inkuru ziragenda zigera kuri Yosefu, bari baramusabye. Ikibazo kiravuka kuri Yosefu, ariko hagaruka rya jambo rikomeye cyane mpora mbingingira, rivuga ngo kuko yari umukiranutsi. Ni ijambo rikomeye ryagaragaye cyane muri ibi bice turimo dusoma muri ibi byumweru bibiri bitambutse. Kuko yari umukiranutsi, ngo ntiyashaka kumubenga rwihishwa, nako kumugaragara, ngo ahubwo ashaka kubikora rwihishwa. Umuntu ntiyashatse kumuteza abantu. Ibanga rikomeye cyane ry'abakiranutsi, ngira ngo mwandike mucaho akarongo. Ntabwo yashatse kumuteza abantu, bitandukanye nuko twebwe
muri iyi minsi turi kwitwara ku bavandimwe bacu, ku nshuti zacu ziri kugubwaho n'ishyano cyangwa se abarimo bagira intege nke na bene data, ndi kuvuga abakristo. Ntabwo yashatse kumuteza abantu ngo amuhe induru, ngo yari umukiranutsi. Noneho iyo ni karite rero y'abakiranutsi, gushaka kudateza abantu umuntu, kutamuteza abantu, mbese kugira ibanga mu rukundo, atari uko ushyigikiye amafuti, ahubwo ari uko gusa mu gukiranuka kwawe wumva ko udashaka gukoza umuntu isoni. Deja isoni ziba zakoze umuntu ziba zihagije, nta mpamvu yo kumwongeraho izindi. Iyo umuntu yagize intege nke aba yakozwe n'isoni, no kumwongeraho izindi noneho biba bikabije uri mwene se. Nawe rero ngo ntabwo yashatse kumukoza isoni nubwo zari zaramukoze. Nanjye kuvuga ngo zasa nk'izamukoze, oya, zari zaramukoze. Yari umukobwa wasabwe, wakoze amahano, atwara iry'imyendaro. Yosefu rero mu gihe yabitekerezaga, yabyemeye, abantu babimwemeje, yabigenzuye, yabyiboneye, marayika w'Uwiteka yaraje. Muri iyi minsi ndi gusengera abantu kandi ndi gusabira abantu. Icyampa nawe unyumva ukizerera muri iri jambo, ukizera yuko marayika w'Uwiteka yagutangira ubuhamya, izina ry'Uwiteka rishimwe. Ntiwihamiriza ukavuga uti ni ukuri ndarengana, ibi bavuze ntabwo ari byo. Ntiwihamiriza, urabizi neza ko urengana. Ndakubwiye ngo marayika w'Uwiteka azava mu ijuru, ahishure gukiranuka kwawe nk'amanywa y'ihangu, agaragaze ko urengana, abwire inzego bireba, abwire abo bireba, marayika w'Uwiteka abamenyeshe yuko urengana. Haleluya. Kwisobanura kuri Mariya ntabwo byari byoroshye, ndetse n'ikimenyimenyi byari byanze. Biragaragara yuko gusobanurira Yosefu ko umwuka wera yaje akamukingiriza, imbaraga zisumba byose zikamukingiriza, agasama inda ari umwari, kandi ko umwana uzavuka, ibyo ngibyo Yosefu ntabwo yari yabashije kubyumva. Kwisobanura kwawe gushobora kutazemeza inzego bireba, kwisobanura kwawe gushobora kutazemeza inteko, ariko ndashimira Imana, haleluya, ko marayika w'Uwiteka azaza ahishure gukiranuka kwawe nk'amanywa y'ihangu, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Niba unyumvise neza, dufatanye uvuge ngo amen. Uzamurire Uwiteka amaboko, uhereze Imana icyubahiro ko marayika w'Uwiteka agiye kuza guhishura gukiranuka kwawe nk'amanywa y'ihangu. Marayika w'Uwiteka rero yariziye asanga Yosefu, aramubwira ati icyitonderwa, iriya nda ntabwo ari iy'umuntu uwo ari we wese. Ntabwo Mariya yigeze aguca inyuma, iriya nda ni iy'Umwuka Wera, witinya kumutwara nk'uko rero warabiteganije. Nuko rero ahita azaramutwara, abayavugaga bayavugira rimwe. Noneho iki somo rya kabiri yinjirana noneho na Mariya mu kibazo. Aha ngaha harimo irindi banga ryo gufasha umuntu mu kibazo. Iyo umaze kumenya ko akiranuka, umaze kumenya ko arengana, umaze guhishurirwa ko arengana, binjirana mu kibazo. Noneho baravuga ati birisobanuye, burya barakubaganye, yayimuteye batari abana, birisobanuye, ubundi se tikare kose ubundi yigiraga make, nyine ntibyigaragaje, nuwe. Umwe yari yarasabye agitegereje, nuko ashaka kubivamo, marayika bimugaruramo, none intambara ziba iza bose. Ariko Imana ishimwe ko hari igihe intambara z'umwe ziba iza benshi, bitewe n'uko hari abasobanukiwe ko umuntu arengana, bakaza kumufasha no kumushyigikira no kumuterenga mu bitugu. Humura, marayika w'Uwiteka namara guhishura ko urengana, uri umukiranutsi, ko atari wowe, mu rubanza rwawe agahishura ukuri kwawe, uzagira abantu mufatanya. Noneho icyo gihe ntuzaba ugikeneye kwisobanura, ahubwo bazagusobanura, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turashimira Imana nyir'ijuru n'isi, yohereza marayika wayo agahishura akarengane kacu, hanyuma akatwohereza abo kuturwanirira, udufatanye urugamba, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Haleluya, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nuko ngo ibyo byose rero ngo byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana avugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya bisohore. Twarabibonye ejo bundi muri Yesaya 7, twarabibonye ko umwari azasama inda. Ni ikimenyetso kimwe Imana yavuze ko yitangiye ubwo umwami Ahazi yaterwaga
n'Abasiriya akanga gusaba Imana ikimenyetso. Twarabibonye mu bice 7 by'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aha rero niho iki gitabo cyakuye aya makuru, ngo byari ukugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana, azitwa Imanuweli. Imanuweli twarabibonye, Im-man-el, hamwe manu, twe, Imana iri kumwe natwe, Imana, Immanuel. Yosefu rero ngo akangutse ntiyashidikanya, cyo nkundira abakiranutsi, ijambo rya gatatu ryo kwigaho, ikintu cya gatatu cyo kwandika mu bitekerezo no mu myumvire yawe. Imana niba ivuze, kora nk'uko ijambo ry'Uwiteka rivuganye nawe. Niba Uwiteka avuganye nawe, kora nk'uko ijambo ry'Uwiteka rivuze, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turashimira Imana ijya ibana natwe, ijya ituba hafi, ijya idufasha, ijya idushoboza kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka ko dukora. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turashimira Imana yabanye natwe muri iki cyumweru cyose gitambutse, dusengera ibyifuzo byinshi, dusengera ababuze urubyaro, dusengera abarwayi, dusengera abagore batwite, dusengera ibyifuzo bitandukanye muri iki cyumweru cyose gitambutse, kuva ku wa mbere kugeza muri iri joro ryo ku wa gatandatu. Dushimira Imana nyir'ijuru n'isi ko yagiye ibana natwe, tuba hafi, kandi twiragiza ibyo byifuzo byose. Abafite ubumuga, dusengera abatarakizwa, dusengera ubuyobozi, inzego z'ibanze, amatorero, ubuyobozi bw'amatorero, abahanuzi. Nyagasani Imana, ndabizi ko watwumvise muri iki cyumweru cyose dusenga tuje kugushima. Nagira ngo noneho dusenge dushimira Imana, ariko by'umwihariko tuyishimira ko abakiranutsi iboherereza marayika wo gusobanura ibyaha. Tuyishimira ko iyo marayika ahageze tubona amaboko ashyigikira ibyo dukora. Tuyishimira yuko ibi byose byabereyeho kugira ngo bisohoze ubuhanuzi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Dusohoza noneho umugambi w'Imana. Icyitonderwa, Yosefu ntabwo yigeze aryamana na Mariya, umurongo wa 25, kugeza igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Aha ngaha rero niho hava ijambo ry'uko Yosefu yari umurinzi wa Mariya, kuko yamujyanye iwe ariko ntibigera baryamana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turashimira Imana ko yatwumvise icyumweru cyose, kandi no tukaragiza n'iki cyumweru tugiye kwinjiramo, icyumweru tukizibanda cyane, igice cya kabiri cy'amasengesho kizibanda cyane ariko ku mwaka w'2022 ndetse no ku kwezwa. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ari nako dukomeza kureba amagambo y'Imana ajyanye no kwitegura umunsi mukuru wa Noheli, ndetse no kurushaho kwakira Kristo mu mitima yacu, kuko yaraje deja. Ejo bundi kuri 25 ntabwo ari anniversaire, ahubwo ni ukwibuka ko yaje, ariko se afite ikibanza mu mitima yacu. Imana yacu tugire neza. Reka dusenge dushimira Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Niba ushidikanya ku muntu, usenga, Imana izaguhishurira kumenyesha ibye, aho kugira ngo umutarange. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Mana yacu, ndagushimira byimazeyo kubwo kubana natwe iminsi yose itambutse. Icyumweru cya kabiri kiratambutse, uri kumwe natwe dusengana n'abantu bamwe bake bahisemo kukwegera no gukurikira ijambo ryawe, barikunda, baryubaha. Turagushimiye Mwana. Turagushimiye kuba twumvise ibyifuzo twashyize imbere yawe, kubwo abavandimwe bacu, inshuti zacu twaherutse dushyingira, amazina yitwa Mugeni akaba basaziyeho. Nyagasani Imana, turagushimira kuba twumvise, kandi hakaba hari icyo ugiye gukora. Turagushimira kuba twumvise dusengera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ubuyobozi bw'amatorero. Turagushimira kuba twumvise ubwo twasengeraga abafite ubumuga, ubwo twasengeraga abarwayi, abafite ihungabana, abarwaye indwara zidakira, abarwaye za kanseri, abarwaye indwara zo mu nda, abarwaye indwara zidasobanutse zikomoka ku myuka mibi. Mwami, turagushimira kuba twumvise, kandi kurimo gukora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira kuba twumvise dusengera ibyifuzo bitandukanye by'abantu ku giti cyabo, ababuze za minerivare, ababuze amazu yo kubamo, imibereho iruhanije. Twirukanye ubukene, twirukanye inzara. Nyagasani Imana, twirukanye icyorezo. Uwiteka we, turagushimira kuba twumvise muri ibi byo gusenga. Turagusabye rero kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kudufasha, ukomeze kuturindira igihugu, kukirindira umutekano, guhishura abagizi ba nabi batarakora amahano.
Mwami turagushimira ibyo wagiye gukora, icyubahiro cyose n'ubushobozi no guhimbazwa n'ibi byaha. Turacyakwinginga rero ukomeze kubana natwe mu bihe bisigaye muri iyi minsi by'umwihariko yo kwitegura Noheli, ariko cyane cyane mu mwaka tugiye kwinjiramo 2022. Turakwinginga kugira ngo icyumweru tugiye kwinjiramo uzumve gusenga kwacu kandi uzatube hafi. Icyo tugusaba ni ukuba abakiranutsi, tudataranga abavandimwe, ahubwo twinginga izina ryawe kugira ngo duhishurirwe. Turagushimira ko marayika w'Uwiteka ajya ahishura ko abantu bawe ari abakiranutsi, kandi yamara guhishura abantu bakiranutsi bakabona amaboko, ibyo bakora bigashyigikirwa, kandi mwami Uwiteka Imana isumba byose uri mu ijuru, tukabona abo dusangira umutwaro, abo twikorerana imitwaro, abo dusangira ibihe, abo tugendana uru rugendo, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko watwumvise, turashimiye ko ugiye kubana natwe, icyubahiro cyose kibe cyawe uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Bana bo mu gishaho dukomeje kubana mwese, mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Ibihe byiza, mwese mukomeze kuba maso no gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.